ni ibirori byaranzwe n'imyidagaduro itandukanye y'abana basanzwe barerwa muri kino kigo cya Good Haven International School giherereye mu karere ka Kicukiro. Harimo akarasisi, imbyino za kizungu ndetse n'iza kinyarwanda mu rwego rwo kugira ngo abana baharererwa bagaragariza ababyeyi k'impande zose bakoramo. Reka tubyinane n'abana bacu, dushime Imana. Reka dushime Imana ko itugereye ku MC. Gushima, burya gushima ni ikintu cyiza cyane. Ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu wese wumva ko afite icyo ashima kuri uyu munsi rwose nashima haguruka byine. Ababyeyi basanzwe barera muri iki kigo bakivuga imyato ndetse bakanabona no gushimira ubuyobozi bw'iki kigo. Nk'ibisanzwe ni Dr. Shangazi Jenny mu kiganiro cy'umuryango kuri BTN. Ntabwo ndi bubure kugashyiramo kubera ko niho mbarizwa, niho nzwi. Ndi umubyeyi urerera hano kuri Good Haven International School. Mpafite umwana wiga mu wa gatandatu urangije wakoze graduation uyu munsi, mfite n'undi wiga mu wa gatanu, ngiye no kuhazana undi. Iki kigo ntabwo mfite uburyo nakivuga, cyaturereye neza, cyadufatiye neza abana, cyabigishije umuco, cyabigishije ikinyabupfura, kirabigisha n'amasomo ya nesa bakayatsinda neza. Ntabwo mfite uburyo nabivuga, nahita nshimira nyiri ikigo boss Marie Jeanne, warakoze cyane kutumenya nk'ababyeyi, ukigisha abana mu byiciro, abana bakamenya indimi zombi, abana bakamenya umuco culture, bakamenya ubupfura. Mbese ntabwo mfite uburyo navuga iki kigo, kereka twebwe tubizi, nshishikariza n'abandi kuza kozana abana. Nitwa Inyasi Ntakirutimana, mfite abana batanu hano muri Good Haven International School. Ikintu cya mbere nishimira muri Good Haven ni uburyo imyigishirize yabo, uburyo bita ku bana, uburyo mbere na mbere batoza ubumuntu, hanyuma n'ubumenyi, kubera ko uko nkurikije uko abana banjye bagenda bakura, uko biga hano, mfite wiga muri top class, mfite wiga muri P2, mfite wiga muri P4, mfite babiri biga muri P6, n'umwaka ushize hari wigaga hano muri P6, kandi aho yagiye naho aratsinda. Ukabona nyine ko babahereza ubumenyi kandi bubavuye ku mutima, bashyiramo imbaraga zose. Yego, rero nicyo kinshimishije gusoza umwaka hano ntako biba bisa. Kubijyanye n'imirire nta kibazo, bibagwa neza ndetse n'abana barya neza no kurusha uko barya iwabo, kandi n'amafunguro bateguye neza, bararya bagahaga, bateguranye isuku, abari indyo yuzuye, intungamubiri zose ziba zihari. Mu by'ukuri ni ishuri ryiza ritsindisha, icyo ni icya mbere. Ni abana baba bari kuri discipline, ni abana ubona rwose bakeye, bahakura ubumenyi ku buryo umwana wari ushaka kumukompara n'undi wiga ahandi, ubaye nk'ikintu runaka ukabona ko kabisa uwo mwana ari sharp mu byo akora, ukabona ibyo akora arabizi. Ikindi impamvu mvuga ko ishuri ryiza, rya mbere ryiza kuko nk'ubu umwana wahize watangira wa mbere ageze mu wa gatandatu segonderi. Bashimangira ko kandi bijejwe ko kino kigo bagomba guhabwa n'ishuri rya segonderi mu rwego rwo kugira ngo abana uburere bahagurukanye banabukomezanye, aricyo basaba ko byakagombye kuba byihutishwa. Nkunda ko ubumenyi abana babuhererwa ahantu hamwe kandi bakabukomeza. Ni ukuvuga ngo tugize Imana, ubuyobozi bwa Good Haven bukaduha na segonderi, byaba bidufasha kwizera neza ko abana bacu barererwa ahantu hamwe kandi bagakomeza cya cyiza dusangamo hano muri Good Haven International School. Ntabwo nibaza ko bazabona aho bashyira abana bitewe n'uburyo iki kigo ari ubukombe, n'uburyohe ku babyeyi. Bafite imodoka zijyana abana ku ishuri, babahereza ifunguro ryiza rituma nta nzoka. Buriya ibigo byinshi abana usanga barwaye inzoka, usanga barwaye ibifu, usanga bafite ibibazo bikomeye. Ni ukuri nta kintu nshinja kino kigo. Segonderi umwaka ushize Marie Jeanne yari yayitwijeje atubwira ko bagiye kuyituzanira, bazayishyiraho, bateguraga icyo gihe Cambridge. Ntabwo nabura kuvuga ko twari tukiyitegereje, ibyo ari byo byose bazayituzanira kubera ko ubusabe bw'ababyeyi ni igisubizo ku batugenera bino bikorwa. Mbonereho no gushimira abarimu badufashirije abana kurera umwana kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Ni iby'igiciro gikomeye, ubona afite umuco, afite uburere, afata neza amasomo, imibare, Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, science, mbese ubona ko ibintu byose ari uburyo. Niba umwana atangiye muri nasari ya mbere akarangiza primaire, ubona umwana akiri ku murongo yiga neza, ndetse n'imyitwarire ukabona ko umwana ari ku murongo. Ni ukuri ku giti cyanjye nk'ubu rise ritangira ryo mwana wanjye niho yahitaze.
umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri cya Good Haven International School ashimira ababyeyi babahaye abana babo kugira ngo bahabwe uburezi bufite ireme, akanaboneraho guha impanuro abana bagiye mu biruhuko agira n'icyo asaba ababyeyi. Shimira ababyeyi baduhaye abana turabarera, twabanye nabo umwaka wose nkuko nabivuze, ariko noneho tugeze mu gihe cyo kubahereza nabo mu rugo iwabo, nabo bagafata umwanya wo kubaganiriza bakabigisha. Dukeneye kuzabona abana abo bagarutse hano, ndetse n'abazajya muri segonderi bajyanayo imico myiza twabatoje ku ishuri ndetse no mu rugo. Ikijyanye no kuba basaba ko hakagombye gushyirwa segonderi mu buryo bwihuse, ibi nabyo ntabijya ku ruhande. Icyifuzo rero cy'ababyeyi uyu mwaka ntabwo turakigeraho, turacifuza kugira ngo bitegure neza ku buryo tuzajya tubahereza uburezi bufite ireme nk'ubwo tubahereza muri primary. Uyu mwaka rero birasibye, ariko natekereza ko ikindi gihe n'indi myaka hari icyizere, turacyabiteganya bizagenda neza. Ikigo cy'amashuri cya Good Haven International School gifite ibyiciro bitandukanye by'amashuri guhera mu cyiciro cy'incuke kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Icyifuzo cy'ababyeyi basaba ko bakagombye guhabwa segonderi mu rwego rwo gukomeza gusigasira uburezi butangirwa muri iki kigo ku bana bahiga, ndetse n'ababyeyi baharera bagakomeza guterwa ishema n'imitangire y'amasomo yo muri iki kigo. PTV mu kigo cy'amashuri cya Good Haven International School dusoza umwaka w'amashuri 2025-2026 yitegurwa umwaka w'amashuri 2026-2027. Ndindahiro Valence Papa Muzaye Kayibanda Karame nawe warasobanukiye usigaze kugura akawunga ya mugurusi. Ewa akawunga ka mugurusi nange kengura kagati. Reka ugatwara ku mutwe kazana nk'utwaze kuri moto. Oya reka akawunga kange ntabwo nkavanga n'akawunga kandi. Uguze origin. Reka ndebe. Ayo data we waguye mu bajura. Bagwaye igicupuri. Akawunga ka mugurusi kaberaho indodo imwe hano. Ayo data we gatonda kabo kuva Bikira Mariya naru. Ugiye kwica abantu. Nibyo koko abatabizi bicwa no kutabimenya. Bakunzi bakawunga ka mugurusi ndamubanze mugenzura neza ko akawunga mutwaye ari original cyangwa se batabupfunyikiye kibiribiri. Urabibwirwa nuko umufuka wanditseho mugurusi, ikindi yanyuze mu rudodo rumwe kundi bari umufuka ukasanga ikirango cy'ibara ry'icyatsi kibisi. Akawunga ka mugurusi gakorwa na company ya Mugurusi Company Limited ifite icyicaro mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, uragasanga hose mu gihugu. Ubindi bisobanuro wowe wakwifashisha nimero y'abakuru ekara yawe.
for them. Clap for them as they walk into their seats. Barakoze cyane mureke mbasabe twese duhaguruke kugira ngo turimbe indirimbo yubahiriza igihugu. We may all stand for national anthem. Murakoze cyane. As our graduates are taking their seat, I would love also to welcome our pupils as they present the school parade. But the graduates, you may take your seat in your way, the way you have just been rehearsing to do it. First team, one step forward. One. Chile. Chile.
Chubiri. Chichumuso chubiri. Siju. Pro. Shu. Chubiri. Au kupia remak. One. Siju. Pro. Juliette. Patina. Make line according patina. Children. Juliette. Ninja. Chubiri. Siju. Pro. Juliette. Children. Usinju. Chubiri. Bakaba bakurikijeho igice cy'ubwirinzi bagiye kwerekana uko bakwirinda biriya bakoraga n'iby'ibanze. Siju. Pro. Juliette. Chubiri. Second team. Siju. Pro. Juliette. Children. Team 2. Juliette. Tiger Chijan. Chubiri. Siju. Pumus, Chubiri. Siju. Ziriya akaba ari izo bita kata, baba bagenda bagaragazamo tekinike zitandukanye, arizo ziriya bari bari kwapurika muri self defense. Pro. Sho. Usinju. Muwongera amashyi. Usinju. Usinju. Chubiri.
uriya akaba agiye kumwataka yerekana uko yakwirinda sije. biriya akaba ari ibyuma cyangwa se imihoro ibiri yari agiye kumutemesha ariko akayikuramo. Taro churiya chire second churiya chire usi chube sije. Chire 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 chire. uriya mwana w'umukobwa nawe muto akaba agiye kwerekana uko yakwirinda bamwatatse. Usicube sije. akaba akoresheje tekinike y'ibinja. urufa rw'imigeri akamupfukamisha. menshi cyane kuri uwo mwana w'umukobwa muto. Churiya chire. hakaba hari n'abagiye kumena imbaho. n'imbaho barazimena nubwo mubona ari batoya. amashyi menshi cyane. murabona ko abana hano batiga gusa amasomo yo mu ishuri, bagira n'uburyo bakora imyitozo ngororamubiri harimo na karate n'amasomo yose ajyanye nayo. amashyi menshi cyane. baracyakomeza kutwereka umukino wabo. dukoreshe igihe twihuta karate kugira ngo dukomeze na gahunda zacu. twihutishe
tubashimire cyane mu mashyi menshi. Amashyi menshi cyane. Abana bacu bose baba bafite. Murakoze cyane nk'uko mubireba koko ririya zina Special Force bararikwiriye. Iyi ikaba ari timu ya karate, ikaba twigiramo ibintu byinshi bitandukanye, sayansi y'umukino, fizike, byose mwabonye ko bigiye birimo. Murakoze cyane. Twifuza ko abashaka abana babo bajoining ino timu bajya begera ikigo kikababwira uko bakwinjiramo. Murakoze. Murakoze cyane. Arakoze cyane Maître Theo. Reka dushimire Maître wateguye bari abana, reka tumukomere mu mashyi tumushimire MC. Yego barakoze. Ndagira ngo dukomeze na gahunda zacu. Nababwiye ngo ntimuze kuza kurambirwa. Abana bose baba bafite ibintu bateguye kandi bakifuza kubibagezaho. Kandi dusabe uyu munsi bawuduhe kuko hari umwe mu kanya ngo kutarerera muri Good Haven International School ngo ni ukunyagaza gahera. Ni igihombo gikomeye cyane. Igihombo gikomeye. Dutumire abana muri P1 begera imbere hamwe n'abatoza babo begera imbere nabo batwereke ibyo baduteguriye. Twihute ducunguze uburyo umwete. P1 twihute.